Reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibe byiza mwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro bya Sports and Art TV. Mbaye ikaze mu kiganiro cyano na kiganiro cy'imikino kigiye kwibanda kuri byinshi bitandukanye birimo kwitwa neza ko abakinnyi bagiye batandukanye bakipe ya APR Football Club muri Congo Brazzaville bamaze kuba rwose bakora igikorwa cyiza cyane tuza kugarukaho cyo gushimira umunyezamu Pavel Nzira abirumvikana. Ubwo rero nako kandi tuza kureba umwuka muri ekipe ya APR Football Club nyuma yuko hari abakinnyi bamwe na bamwe bahamagaye muri ekipe y'igihugu cyangwa se muri ekipe zabo z'ibihugu, ndetse ubu ngubu bakaba bamwe gahunda zikurikira nize muri ekipe ya APR Football Club. Ibyo byose muraza kubimenyera muri iki kiganiro. Icyo musabwa no kuba muri kumwe nanjye gusa ubundi ibintu bikarushaho kugenda biba uburyohe 5 kuri 5, dore ko iyi chene ni yanyu, ni mwebwe mutanga ibitekerezo, ni mwebwe yaziye, ndetse twayishyizeho kugira ngo tubagezeho byinshi bitandukanye ndetse n'andi makuru mwagiye mu misinga. Turaza gukomoza gato ku bijyanye n'amarozi Academy Ndiaye wa Rayon Sport, ibyo yashatse gukora ekipe ya APR Football Club ku mukino wa derby ntabwo twabigarutseho, ndetse n'abehenshi bagiye babigarukaho. Gusa ndagira ngo mbanze nkubwire byinshi bitandukanye bijyanye n'iyi case yabaye ndetse n'icyo uyu mugabo ari gusabirwa kugira ngo ibintu byose by'amarozi cyangwa se case nk'izi ngizi zigende zicika muri haruhago nyarwanda. Icyo nkusaba ni kimwe cyonyine, no gukanda subscribe kuri wowe utarabikora, ubwo no kubanga kuri wowe tubanye bwa mbere, ndetse nawe wabikoze tutabanye bwa mbere, kora like, tanga igitekerezo cyawe ndetse unasharinge n'abandi bagende babona ikiganiro tugenda duka, ndetse bagende babona na updates nyinshi zigiye zitandukanye. Ntago tuzaguhita dutinda rero, twebwe tuhatangira ikiganiro cyacu ku buryo burambuye aka kanya tudatinze mu makona. Abakinnyi ikenda ba ekipe ya APR Football Club bahamagaye muri ekipe y'igihugu bose bageze mu mwiherero ku munsi w'ejo, ndetse bose banatangiye imyitozo kuri uyu mugoroba wo kuwa mbere, ndetse banakomeza imyitozo mu gitondo cyo kuwa kabiri. Ubwo n'abakinnyi ba ekipe ya APR Football Club babikoreye ndetse bakanitwara neza. Uwo nshima cyane ndetse namwe ndabizi muramushima cyane, bamwita Nshimiyimana Yunus Watara, nawe n'umwe mu bakinnyi rwose n'umwe mu bakinnyi babonye ko rapu barayikoreye, ndetse yaramaze iminsi agaragaza performance yo ku rwego rwo hejuru nyuma yuko Benjamin agiye pressure ikamugabanukaho. Ivuga kuri abantu batamutari mubizi gukina nabi kwa Yunus, byaravugaga bati pressure ndayifite, ndakina nabi, bagakotinga Benjamin ngo nawe agakwiye kuba ahagaze mu mwanya wanjye. Biragenda gute pressure nyine umukinnyi nkuriya w'umukongwe kuba akuri inyuma azi ko n'ubundi urakora ikosa kine, ariko uri gukina uko utakabaye umukinana, ni choice y'umutoza. Ibyo ngibyo byateye Yunus pressure, ariko abantu muze gukurikira imikino yagiye ikurikira nyuma yuko Benjamin asinye ikipe ya Short yo muri Iraq, abantu muraza kwibona neza, muraza gusanga witwa Nshimiyimana Yunus Watara nimwe bakinnyi bafite performance yo ku rwego rwo hejuru, ndetse n'umwe bakinnyi bakomeje kugenda bitwa neza. Ubwo hangaho ni mu gice cy'ubusatirizi, ngira ngo defense ekipe ya APR yose yarahamagawe, here kuri Omborenga ugahisubya kuri Kerema ndetse na Yunus yewe na Christian, bose barahamagawe, na niyo mugabo Korodi nawe yarahamagawe. Ikindi abwo ni abakinnyi barimo Jean Bosco Ruboneka mu bakina hagati, ndetse na Ramadan Niyibizi nawe yarahamagawe, mu gihe mu bakina basatira hahamagawe Gilbert Mugisha ndetse na Kwitonda Arebaka. Aba bakinnyi bombi tubabwira tuti courage kandi bakore cyane, n'ubutayi ibindi byose bizagenda neza. Nabonye management ya Ramadan bamushimira cyane, bagira bati coup de chapeau, ibyo byose biraza kugenda neza. Management ye ifite abakinnyi benshi b'abazungu, abakinnyi barimo David Promise w'umunyagano cyo muri Estonia, ubwo twizere ko na Ramadan Niyibizi bazamujyana. Anyway, nkivuga Ramadan, APR Football Club ku munsi w'ejo rwose yifurije igisibo cyiza abayisilamu bose bo mu Rwanda. Abakinnyi ba APR barimo ba Shibubu bose, abakinnyi ba Pichu, rahaga ati rwose Ramadan Mubaraka, Ramadan Mubaraka, Ramadan Karim. Yumva ari uko bimeze hagati aho ngaho, abantu nk'abafazire badusobanurire. Ubwo nuko bimeze rero ku bakinnyi ba ekipe ya APR, tubashimira. Ubwo yari ingingo yacu yo gushimira aba bakinnyi ba APR Football Club babonye ko rapu mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ni ikigaragaza ko ekipe iri gukora neza, ndetse n'abakinnyi bari kwitwara neza. Ko bitwara neza niko bigenda bikura success kuri ekipe muri rusange. Aka kanya rero ntagiye kure, ikintu navuga ku bijyanye n'ibi ngibi nanone ni bigaragaza outstanding performance, abakinnyi bari kwitwara neza nabigarutseho, ndetse biragaragara ko n'umutoza Serge Froger ari gukora akazi, ndetse na ya ntego ekipe ya APR Football Club yo guhereza amahirwe abana b'abanyarwanda bakagira uburyo bagera kuri top level. Biri kugaragara rwose
ko byabaye ko na mu ikipe y'igihugu harimo abakinnyi 9 kandi ikipe ya APR Football Club yitwa ko isigaye ikoresha abakinnyi b'abayetranje cyangwa se abakinnyi b'abanyamahanga. That's worklet ku mutoza ndetse na credit ku buyobozi bagazamuriye icyizere aba bakinnyi b'abanyarwanda bakumva ko nubwo haza umunyamahanga kuza ari kugira ngo amufashe kuzamura urwego ubundi azajye gutanga umusaruro muri ekipe y'igihugu nk'imwe mu ntego za ekipe ya APR Football Club. Tuvuye kuri aba bakinnyi barimo Ramadan Niyibizi ndetse na Mushari Beri Baka ku Prito Keremanige na Christian Ishimwe Claude Niyomugabo Ruboneka Jean Bosco ndetse na Ombolenga afite n'abahamagaye muri ekipe y'igihugu. Tujye kuri Pavel Nzira. Pavel Nzira kuri derby yakoze ibitangaza, yakoze icyo nakita outstanding performance itarigeze ibaho ndetse na save yakoze bamwe bayemera nka save ya sezo. Ni save yagariye mu mukino ikipe ya APR Football Club muri Congo Brazzaville. Media yaho yafashe Pavel Nzira mu rwego rwo kumushimira ndetse no kugaragaza ko ibyo akora byose baba bamukurikirana. Pavel Nzira yahawe ni izamu mbere cyangwa se yahawe izamu nk'abakinnyi ba Congo Brazzaville bitwaye neza ku isi yose. Abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Congo Brazzaville bitwaye neza ku isi yose, mwizamu ni Pavel Nzira. Ubwo ni kude chapeau nanone kuri uyu mugabo, mvuga ko yakoze cyane by'umwihariko kuri iyi derby. Yagaragaje ko ni umwe mu bakinnyi bari bafashe runini muri iyi derby, n'umukinnyi wayikinnye ayizi. Ubwo Pavel Nzira n'ubundi bwo twizere ko Congo Brazzaville nihamagara agomba guhita abona call-up. Ntabwo yabura kubona call-up, afite clean sheet nyinshi hano mu Rwanda, niyo muzamu ufite clean sheet nyinshi. Byumvikane ko equipe ya APR subundi kambarebere clean sheet za Pavel Nzira abantu bamugiraho dute nse n'utandukana nabo cyane. Abantu bagira dute kuri Pavel Nzira, ubwo mwumve neza ko ngiye namwe mugiye kumenya n'imibare n'ubundi style imibare iravuga iki kuri Pavel Nzira. Ese bintu bimeze gute? Rwanda Premier League mbireba neza cyane. Ngira ngo mwabonye ko nabaye nominated cyane mu bihembo bigiye bitandukanye barimo save y'ukwezi twabigarutseho cyane. Pavel Nzira urutonde rwa shampiyona bari kuma hano ntago ari urutonde navuga ngo rumeze neza 100% rampereza ibyo nshaka kugira ngo mbabwire outstanding performance ya Pavel Nzira. Gusa ibintu byoroshye cyane guhita nyibona. APR ni icyambere cyo ugomba kumenya ndetse ugomba no kugenderaho. Ekipe ya APR niyo ekipe imaze gutsindwa ibitego bike muri shampiyona icyiciro cya mbere hano mu Rwanda. Ubwo tureba n'ibindi bigiye bitandukanye, turebe neza clean sheet z'uyu mugabo Pavel Nzira. Iyi match se ko mbona bayihishe, match bayihishe n'imibare yayo barayihisha. Ni ibintu bigoranye cyane. Gusa n'imibare anayisize bibare ndebe cyo muri ubu buryo nibwo ndi wite mbona imibare ya Pavel Nzira. Bwo ndi gushaka uburyo nza kubona n'ubundi bya bitego APR yatsinze ndetse n'ibyo izigamye kugira ngo mwumve performance ishobora gutuma rwose izanatuma Pavel Nzira abona kora mu ekipe y'igihugu ya Congo Brazzaville. Nuko bimeze okay. Mbona wagira ngo nagishaka ko njye namwe tuvugana ibi bintu. APR Football Club izigamiye ibitego 27, ikaba izigamiye ibitego 27, ikaba yaratsinzwe ibitego 12 byonyine. Bisoka ibitego 12 byonyine rwose nibyo uyu mugabo Pavel Nzira yinjijwe.
Tebe tabura hano nziza cyane. Ibi twemeza table. Yes, nibyo. Pavel Nzira yinjijwe ibitego 12 byonyine mu mikino 24 amaze gukina. APR muri rusange yatsinze ibitego 39 yinjizwa 12 ari byo bitumye izigama ibitego 27 nuko bimeze. Ubwo Pavel Nzira mwamwumvisha akamaro ke ndetse na performance zigomba gutuma ahabwa umwanya. Ikindi tugaruka ni umwuka uri mu buyobozi bwa equipe ya APR Football Club akakanya. Harimo akakanya abakinnyi batahamagawe bahawe icyumweru kimwe cyo kuruhuka bagahita bagaruka mu myitozo kugira ngo bagumane ritme. Birumvikana abandi bagiye muri international break bo bareta bahabwa akanya ko kuruhuka mu gihe batari guparticipatinga mu ikipe y'igihugu bagomba gutangira imyitozo n'ubundi champion ikazasubukurwa bari muri forme bameze neza bagasubukura n'ubundi hasigaye imikino 6 ya championnat bakaza bagahita bajya muri forme zo kwita basoza iyo championnat neza cyane. Batwaye igikombe dore ko basabwa gutsinda imikino 2 yonyine cyangwa imikino 3 yonyine bagahita batwara Rwanda Premier League. Kuva yakitwa Rwanda Premier League ku nshuro ya mbere ikaba yatwaye igikombe cya 5 kikwikanyije ikaba ikipe ya mbere mu mateka y'umupira w'amaguru mu Rwanda ibikoze. Dugana ku musozo hari case witwa Hadim Ndiaye nabigarutseho bijyanye n'amarozi. So uyu mugabo Hadim Ndiaye ni umwe mu bagabo batangiye match ubona ko bari gukanga bikomeye cyane. Biyahereza azamu Rayon Sport isohoka mu modoka bajya muri vestiaire akanagira amacupa y'amazi yamena fondora amena agenda amena imbere vestiaire. Ariko bisa naho bare gukoresha iri jambo nko guconga kwa kuntu umuntu abagiye guconga uruhara cyangwa se bikaba ari nko gushingirira ubunyobwa. Sinzi niba ibyo biri muri kubyumva. Bino gushingirira ubunyobwa cyangwa amashu. Icyambere impamvu mvuga gutyo yabikoze equipe ya APR gukanga ageze muri Eshifoma. Abikora ababikosha gukanga bamutanze ku kibuga baje bakereye bamutanze ku kibuga. Ariko amakuru ndi kujyana numva nuko ibintu bikurikiranwe Pavel uyu Prito Hadim Ndiaye ashobora guhanwa cyangwa se agahagarirwa gukina nk'imikino 2 adakina itewe na biriya byo ko bahise bamukeka amarozi birumvikana. Nuko byagenze kuri Hadim Ndiaye. Ubwo ibindi tuzegura turebera muri byinshi bitandukanye n'ama transfer menshi ibivugwa byose tumurasa kuba mubyumva. Nimukomeze mugere ibihe byiza. Nitwa Janvier Mukama tuzegura mu bindi bigano byacu bitakora. Subscribe, canal, share no comment ubundi birusho kugenda biba uburyohe.